niba ari kutubwira bya vision, Imana igucommunicating vision y'ubuzima bwawe. Murakoze cyane, karibu Bishop. Hallelujah. Hallelujah. Dukomere Imana yacu amashyi kubw'inyigisho nziza. Hanyuma twerekezeho ibiganza umukozi w'Imana, tumusabire umugisha kubwo gukoreshwa n'Imana. Hallelujah. Nibaza ko izi nyigisho nyuma yazo ntacyo uzitwaza, nta rwitwazo ufite, kuko Imana yazizanye kubw'impamvu nanone, kandi impamvu nziza, kugira ngo ejo mutazagwa mu ruzi murwita ikiziba, kandi kuko Imana ibateganyamo abakozi bayo b'ejo hazaza, ntabwo wayikorera wamaze guhusha vision, ntabwo byakunda. Hari abantu benshi bagiye batangira uyu murimo cyangwa Imana ibakoresha ukuntu, hanyuma ba deviya nk'uko yabivuze, bahusha iyo vision mu rushako, bikabacanga bikabananira. Nimba hari ikintu kiriho kibishye, ni urugo rubi, ariko nimba hariho ikintu kiryoshye kuri iyi si, ni urugo rwiza. Kandi bana bato, ndagira ngo mbamenyeshe ko ingo nziza zibaho. Ntabwo Imana ntabwo yakora ikosa yo kutironkera abantu bagaragaza kwera kwayo n'ubwiza bwayo mu rushako. Ntabwo byashoboka. Kubera iki? Nuko Imana nk'uko twabivuze n'ejo, iha agaciro ikintu bita umuryango, kuko ubuzima bwa muntu butangirira mu muryango. Niyo mpamvu uko byagenda uko ariko kose, Imana ihagarara ku muryango. Ariko kandi kuko turi muri iyi si, nk'uko abibabwira, kandi yaduhaye ubwenge, murabizi, ntuzaba ngo ngiye ngo nabisengeye, ngo ariko ngo kuki nabisengeye, ngo naragiye kanyarira, ngo nagiye kizabonwa, ngo nariyirije, ngo byagenze gute, ngo kubera iki se ngo ubu ngo Imana ngo yandetse, ngo kandi narabisengeye, ngo ngiye ngo nibaza ko byari kuko Imana yabyemeye. Hari igihe tubeshyera Imana, ahubwo ari twe twiyoboye. Kambabwire, ijambo ry'Imana riratubwira ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. No muri ubu buzima murimo, mwe mugira Imana, mwamenye Imana. Ntitugomba kugenda nk'impumyi, tugomba kugenda nk'ababona, abafite amaso babona. Kandi amaso tuvuga ntabwo ari aya turi kurebesha, ahubwo turi kuvuga amaso y'umwuka wera. Haleluya! Turebesheje amaso y'umubiri twayoba cyane. Kubera iki? Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Bishashagirana byose siko ari zahabu. Naba mwiza inyuma, heka imbere narapfuye. Akenshi abana b'abantu batagira umwuka bakunda kureba inyuma, bareba amafaranga, bareba ibimero, bareba ibintu byinshi. Nyamara ibyo byose bareba by'inyuma ntabwo ari byo byubaka urugo. Niyo mpamvu muri kumva amagambo nk'aya,
kugira ngo mutazashukwa n'ibishashagirana kandi wajya kubireba ugasanga si zahabu. Mugira ubwenge. Biroroshye cyane nk'umujene kuyoba. Biroroshye cyane nubwo muzi Imana, utabaye maso wamera nk'abandi. Tabaye maso wamera nk'abandi. Kubera iki? Mpamvu bari kubabwira aya magambo ni ukugira ngo muzamenye gestion y'urukundo. Urukundo ku bajene, nimba hari ikintu kigoye ni gestion yarwo. Ubu bwenge muri kubwiga kugira ngo nirushaka no kugutwara rukagutwara hatariho uzasigaza akabaraga ko kuvuga atariko namenye Imana, hari umwuka wera agomba kunyobora. Kubera iki? Gukunda biraryoshye, harimo umunyenga, ariko utabyitondeye nyine biryoshye biryana. Kuko rimwe na rimwe bishobora kugukururira, utabaye maso bishobora kugukururira nyine ahabi atari muri vision Imana igushaka nkuko twariho tubivuga. Kubera iki? Abaririmbyi baravuze ngo l'amour est aveugle. Icyo cyo wenda si abaririmbyi cyangwa se ngo amaso akunda ntabona neza, siko bavuze. Urukundo ni impumyi. Iyi wewe uwafashwe n'urukundo udafite umwuka wera, iyi wewe ureba imirari. Niko bimeze. Amaso ushobora kureba ukagira gutya ukagira ngo warebye, ntabwo warebye. Niyo mpamvu dukeneye ayandi maso aduhishurira. Siko bimeze. Gira amakenga umenye nkuko yabivuze uti dufite the same vision, turi kujya hamwe, direction ni imwe. Mudahuje ntimwagendana ngo mugere kure. Nimube maso. Mwebwe mwahawe ku mwuka wera w'Imana nubayobore. Ndabizi ko hari igihe abenshi bagenda kubera impamvu iyi, yewe hari n'igihe ugeramo ukumva wenda ukavuga uti nwazagize gutya nagenda, ukazasanga uhuye n'ibibazo. Oya, haracyari igihe. Ntugire ineja meta ku Mana. Ntihariho gukerererwa ku Mana. Igihe cyawo kizagera, humura. Ahubwo igihe urimo gihagararemo neza, umukiranutsi ntazarekwa. Imana ibaho umugisha. Wenda narondogora havuga menshi, reka nyarekera kubera murabizi ndabakunda cyane. Urubyiruko ndarukunda. Bashaka ko mugira ubwenge kandi mudapfusha ubuto bwanyu ubusa, kandi mudahombera Imana. Muzi impamvu tubashyiraho imbaraga tunabakunda. Mwebwe murakomeye cyane. Ni mwebwe torero ry'ejo. Igihe imiryango yanyu yaskwase, tuzaba dufite ikibazo cy'itorero. Niyo mpamvu tugize Imana mwamenye ubu bwenge, mukegera Imana, mukayiyoboza inzira mwambukiramo, nayo ntizareka
kubegera, ntizareka no kubasobanurira. Ngiye kubabwira akantu ndangiza. Nababwiye ngo mwirebera mu mubiri, kuko iby'agaciro by'igiciro birindane birahishe, ntabwo bigaragara, ntibigaragarizwa amaso y'umubiri. Hari amakosa mukunda kugira, n'abakobwa bakunda kugira, bana n'abahungu rimwe na rimwe, ukarebera umuntu kubera hari ibintu twashyizeho. Yewe nkeneye umuhungu azabeze gutya, afite imodoka, yize gutya, yameze gutya, uku nuku, utari umukene, ufite akazi ibi n'ibi byinshi cyane, ugashyiraho ibyo kuko ari byo washyize ku murongo, nibyo we uri kubona, ugahusha intego. Ahubwo wajya kureba umuhungu ukareba afite iki, ni umushomeri cyangwa se wenda ni iki ni gutya. Yego murabizi ko njya mbabwira gukora, ntimubizi? Kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo udakora ntakarye. Babwira gukora. Ariko ndagira ngo mu bijyanye n'ibi by'urushako ntuzarebe cyane kubifatika, kuko nk'uko yabivuze, itangiriro rishobora kuba rito, ariko amaherezo, haleluya, uko mugenda mubana mwubaha Imana, Imana ikagenda yagura vision bafiteho, vision yayo ikabaha umugisha, kuko mwubashye Imana. Ibintu nta wabivukanye, ibintu turabishaka. Ahari urukundo byose birashoboka, ahari ukubaha Imana byose birashoboka. Mwireba ku bintu gutya, mwirwe musuzuga, hari n'ibintu birwa banasuzugura. Mu nkundire bana banjye, I love you so much. Umuntu yaguhamagara ukamusuzugura, wabona, ega nkubwire, nababwiye ngo ntiwamenya ikindimo, ntiwamenya icyo Imana imbitsemo, Imana itaragihishura. Yaguhamagara ukamwihorera, cyangwa se ukagera rimwe kabiri gatatu, n'umuhungu turaziranye, turasengana, namubonye gutya, kuko uri kubona agenda n'amaguru, cyangwa se uri kubona ko atari kuri style yawe ushaka, utambara style ushaka, cyangwa uko umubona ati njya mbona wenda ari iki, ugasa n'umusuzugura. Ndagira ngo nkubwire ngo bagarira zose, bagarira zose, by'umwitaba. Hari n'ikinyabupfura, hari n'ikinyabupfura. Ntugasuzugura umuntu uwo ari we wese, my friend, ntabwo wamenya icyo abitsemo. By'umwitaba, nagusaba n'umwanya jya uwumuha, mubonane muganire. Ko bakobwa banye muragira ngo muganire. Ikiganiro gikuta rien, zero, cyangwa nubwo cyakuta na 5 na 10 na 20, ukurikije aho mwagiye, ntacyo biba bikwiciye, kuko umuntu arakomeye mu buzima bw'undi. Mubaho umwanya, mubitabe. Gutangira kwigaragaza kuri rare, kuhenze, kukomeye,
komeye iki se kuri ku isoko uri ku isoko umuntu ari ku isoko uwo ari we wese arabaza ataha nangahe siko bimeze yes nutagura arabaza ati iki gitoki urumva iyo abantu baza ku isoko bose siko babagura ariko byanze bikunze muri ba bantu baza ku isoko bose hazabonekamo abaguzi bamwe bazabaza bigendere abandi bazatwara ibyo babajije none weho ko bakubaza ukigira ibintu kandi wenda harimo umuguzi tugire ubwenge tugire n'umuco n'ikinyabupfura bundi mbabwire bakobwa banje sirutu kubabwira kamwe nababwiye wenda ejo simbizi ko nzaza wenda ejo sinzi ko nzaza ariko murabizi ko mutancika ntababwiye sibyo mu kinyabupfura abakobwa ubundi umukobwa agomba kugiye ari ukuvuga ngo arubaha yakira abantu kuvuga neza kubasekera uko abakira ni ikintu gikomeye cyane rero mwebwe ntimukajye mwigira nababwiye ngo ntimukajye mwigira n'uwo ntiwamenye icyo arimo umuco mujye mwakirana abantu neza mubavugishe neza niba navuga kuri telefone birashoboka none se kubaza n'icyaha nimba nibarije ngo iki gitoki nangahe mbwirayo kigura nigendere nisanga ntabwo kigurika ngiye ndigendera ko ntabwo ngewe ntabwo rwose nta cyaha ngize kukibaza siko bimeze ndeka rero nimba ngewe nakubonye nkabona agiye nakubaza subiza neza n'ikinyabupfura wireba ko nakubahutse ngo wigire nakubahutse iki uri umuntu nk'abo wundi kandi mbaze uwo ushaka sirutura ubwo yego wenda ko ntagaciyemo ariko nacyo musengere none se uzasengera utaje iyo vision turiho tuvuga uzasengera utaje reka ze nyine umusengere sibyo none se ntabwo twese tuzasenga ngo gutya ngo nabonye umukobwa ngo amarineti w'imetero ebyiri ngo yambaye gutya ukuntu ntabwo ari uko bimeze ntabwo ari uko Imana ivuga mu nzira nyinshi mubavugishe nta kubaza umusubize bitwaye ikisi ubu mbwiye ngo mwaramutse ngomba kukubwira ngo mwaramutse byose bintwaye iki umbwiye ngo ndagukunda ni mumbwiye ngo ndagukunda umbwiye ngo ndagukunda ukambwira ko ngukunda ubwira nanjye ndagukunda wenda dukundanye urukundo rw'abana b'Imana ariko ibintu byose bigira aho bitangirira bishobora gutangira muri mujokinga bishobora gutangira wenda yavuze ati iki dutangire tujye hariya ukazareba ukanabisengera ariko ibyo usengera biri hehe bigomba kuba bihari n'ibyo usengera hanyuma byananirana ko muri abana b'Imana ibyo ari byose birumvikana burya kitari igihe cyawe si icyawe nibyangana none yaba ari muhungu yaba ari mukobwa ntuzababare ngo urakare byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza kuko iby'Imana ishaka ntabwo bizapfa ntabwo bikunda wenda birashaka ko ari amarangamutima yawe nibipfa uzakomeze ugumura umukristo kandi uzakomeze umukunda si byose
ntupfe ngo aranyanze ngo hari abantu bagira gutya bagati ndahwereye ndapfuye ari mu nzu. No, twebwe turi abana b'Imana. Iby'Imana yadupangiye byanze bikunze, iby'Imana ishaka ntabwo, nimba uri mu mugambi muzima w'Imana, ibyo Imana igushakaho nibyo byiza kandi bizaba ntawe kizabibuza. Hanyuma abahungu namwe ngiye kubabwira akantu kamwe hanyuma nigendere. Hanyuma ni kamwe, hanyuma turahita dusoza. Humura, murabizi ko nkunda kuvuga, noneho nabiboneye urubyiruko urumva ko kuncika ntabwo byoroshye. Urumva ngiye kubabwira akantu kamwe, ni umunota umwe mugahita mugenda mbasengera. Abahungu tugire discipline, tujye tumenya no kuvuga, tujye tumenya no gutereta. Uzaza wagize gutya wareza amashati maze nk'inkoko igiye gutora kure, niko no, kuko dusengana turasengana. Ego ya ko nuko twabaye abarokore. Abarokore tube smart mu mwuka no mu mubiri. Haleluya, tube smart my dear, tube smart. Ntabwo ari ugupfa kugenda gutyo gusa ngo twarakijijwe ngo turabarokore turaririmba cyangwa dukora ibi n'ibi ngo hanyuma. No, urukundo rugira uko ruza, urukundo rugira uko ruvugwa, urukundo rugira langage. Mujye mumenya langage y'urukundo. No, reka mbabwire, kuba turi abarokore ntibivuga yuko ntamenya gukunda. No, ibyiza byose burya ni iby'abana b'Imana. Kubera iki abapagani badukurura? Kubera iki abapagani bafite utugambo twiza? Mwe muratubura, mwatuburiye he? Muzaze ntubigishe nimba mwaratubuze. Niko yenze n'abahungu banje koko, muratubura mwatubuze he? Muratuburira he? Vuga amagambo meza. Gukunda bigira uko bivugwa, bigira uko agera. Nge rero nosa reka nkubwire, ntimumenye none se ko kugira ngo kameme uzaza uvuge uti umva nagukunze unyemere, uvuga yego cyangwa oya. Nge Imana yarakumbwi, uzi ko hari abatereta gutyo. Cyewe rero Imana yarakumbwiye, hari abantu babisha urukundo. Urukundo ruraryoshye, mujya mururyoshya mu mwuka. Ruraryoshye, nimwubaha Imana mumenya kururyoshya, muvuga amagambo mazima, amagambo meza. Arahari ku bantu b'Imana kandi badatandukiriye, batageze hirya, batagiye hirya y'umurongo w'Imana. Ariko dufite uburenganzira bwo gukunda no gukundwa, kandi gukundwa neza no gukunda neza. Rero abana banje reka ndekera aha. Mami ararondogora akunda urubyiruko, ariko burya ngo ukuri gushirira mu biganiro. Mubikore neza, ibyo dukora byose tubikore neza, tubikore nk'abanyabwenge,
tubikore nk'abanyamwuka hanyuma tube smart muri byose. Imana ibaha umugisha, ibagire neza. Reka turekera. Imana ibaha umugisha, ibagire neza. Uyu mwanya mwatanze ntabwo ari umwanya w'ubusa, muri kwiga. Ushobora kwiga za nyuguti zose twize zikagupfira ubusa, ibi byose utabizi. Kuko aho mugana ni ubuzima bukomeye, ni ubuzima busaba ubwenge, ni ubuzima budasubira inyuma ubundi, ni ubuzima ugomba kwitondera. Niyo mpamvu bene aya masomo aba akenewe, kandi uyitondere, uyafate, wumve, uyazirike ku nkingi z'umutima wawe, kandi azabafasha. Yabivuze tiyaba hari amakupe nayo tuzayapangira, ahubwo tuzaguhamagara nayo tuzayapangira. Nibyo birambabaza iyo mbona amadivorce ariho, abantu batazi iyo bagana, batazi ibyo ari byo, batazi ibyo bari kwica, babaye ntibindeba, batazi urugo icyo ari cyo. Birababaje cyane, ariko iyo tuzayapangira. Ariko abajene, imbere abajene mwebwe rwose Imana ibaha umugisha, muri kumva n'ejo kwa gatanu nababonye mwari benshi cyane. Muzongere muhamagare n'abandi bazaze ejo, ntibazaburamo nabo ibyo batahana, kuko aya magambo ni meza kandi arimo ubwenge bwabasha kubafasha. Imana ibaha umugisha abakozi b'Imana, bagirire neza. Muba mubibona ko yazanye na madamu, ese ubwo muba mwabibonye? Tubakomera amashyi. Ça vous dit quelque chose? Ibi hari icyo bibabwira? Uru narwo ni urundi rugero, kandi ni yindi message. Uzi gusoma message, ubu hari iyo wasomye. Nimba ufite amaso ukaba warize ukaba uzi gusoma, iyi nayo ni message. Ariko Imana izabagirire neza, aya masomo muyafate, hanyuma muzagira ingo nziza, muzagira ingo zifuzwa, muzabone right partners, kugira ngo imiryango yanyu ibe iyubahisha Imana. Imana ibagirire neza. Ndumva twarangiriza hanyuma ejo tukazasubukura, kandi Imana ibaha umugisha. Muhaguruke dusezeraneho.